ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Iturufu ni umuziki. Abahanzi b'Abanyarwanda bari kwimukira mu mahanga amanywa nijoro. Benshi mu Banyarwanda ntabwo bigeze bamenya ko iyi ari imwe mu iturufu ibafasha kwimukira mu bihugu byo hanze byateye imbere. Mu mezi 7 ashize muri uyu mwaka wa 2026, abahanzi barenga 5 bamaze kwerekeza muri Amerika, Canada, kandi amahirwe yo kugaruka ahari nuko bakurikiranwa muri ibyo bihugu mu gihe batakwirukanwa baratuye baratunganirwa. Nimwe mu nkuru nabateguriye tugiye kuza turambura. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kanda kuri subscribe, like, share na comment, ubundi njyewe nze nkugezaho uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bamaze kwimukira muri biriya bihugu byateye imbere. Muri iyi minsi umuziki usa nk'uwabaye inzira y'abashaka kujya mu mahanga, ndetse n'uburyo bworoshye bwo kugira ngo umuntu abone visa yo kujya mu bihugu by'amahanga. Hari bamwe mu bajya muri ibyo bihugu bagiye mu bitaramo bagahita bagumayo, hakaba abagenda basanze imiryango yabo iri muri ibyo bihugu, ndetse n'abagenda nk'abagiye gusura imiryango n'inshuti, ariko kugaruka akaba ariyo mahirwe make cyane. Hari n'abajyayo bagiye gukorerayo ubushabitsi, abandi bajyayo bagiye guturayo. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka byibuze abahanzi bari hejuru y'8 bagiye muri Amerika na Canada, kandi amakuru y'ibanze ahari nuko nta gahunda yo kugaruka kereka bagaruwe ku gahato n'inzego za leta muri ibyo bihugu. Bamwe mu bahanzi nyarwanda bagiye gutura mu mahanga mu bihe bya vuba. Uwa mbere ni Element. Mu mwaka wa 2025 Element ari kumwe na mugenzi we Kevin Kade berekeje i Darasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Convention US 2025. Bakirwa n'abahanzi batandukanye icyo gihe banahura na Meddy cyangwa Ngabo Meddy Gilbert Medard. Nyuma y'amezi make muri uyu mwaka Element yasubiye muri Amerika, hanyuma atangira urugendo rwo gushaka ibyangombwa byo gutura muri Amerika, akaba ari naho akorera. Amakuru avuga ko nta gahunda yo guhindukira ngo agaruke mu Rwanda kuko abona amahirwe muri Amerika yaba ari menshi, bityo akaba yifuza gukorerayo akajya aza gusura mu Rwanda agasubira muri Amerika. Ibyo kandi ni nayo mpamvu atigeze aririmba mu gitaramo cya Afro Calvary yari yaratumiwemo, bikaba cyaranabereye muri Camp Kigali. Kevin Kade, uyu musore wari waragiye muri Amerika umwaka ushize, bigatuma ataririmba mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival yari yaratumiwemo, yongeye gutenguha AP ku nshuro ya kabiri, dore ko yari yanatumiwemo nanone. Mu mpeshyi y'uyu mwaka uyu muhanzi yongeye asubira muri Amerika kubw'impamvu ze n'izindi z'agahato, hanyuma nawe atangira urugendo rwo gushaka imikorere muri Amerika, aho biramutse byanze azahita yambuka akajya muri Canada. Ku mwanya wa 3 turasanga Platini P. Benshi ntabwo bamenye ko uyu mugabo yagiye gushakira amaramuko mu bihugu by'amahanga nyuma y'uko yari amaze kuririmba muri MTN Iwacu Muzika Festival mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mugabo wari usigaranye imyaka mike kuri visa ye
yahise afatirana ajya gushaka uko yabonera ubuzima mu mahanga, hanyuma asiga n'ibindi bikorwa mu Rwanda azajya anyaruka akaza kureba uko bimeze. Ku mwanya wa 4 turasanga Vestine Dorcas. Aba bahanzikazi bose bamaze kwimukira mu gihugu cya Canada. Nyuma yo mu mwaka ushize Vestine yanze kugaruka na Irene Murindahabi na Dorcas nyuma yo gukora ibitaramo bizenguruka muri Canada. Ku itariki ya 11 Gicurasi 2026 nibwo Dorcas nawe yerekeje muri Canada, asanzeyo mukuru we akaba ariho bagiye gukomereza umuziki wabo, dore ko nyuma yo gutandukana na Irene Murindahabi babonye undi muntu wo kubashoramo imari uba muri Canada. Ku mwanya wa 5 turasanga Prosper Ngomezi. Uyu muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yerekeje muri Amerika nyuma y'iminsi mike akoze ubukwe n'umugore we usanzwe utuye muri Amerika, akaba ari naho bakomereje ubuzima. Prosper Ngomezi azakomeza gukorera umuziki muri Amerika, dore ko yateguje ibitaramo bizenguruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwagura imirimo ye, cyane ko abagenerwa bikorwa ba mbere b'ibikorwa bye n'ubundi bazaba ari abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 turasanga Mucyowera Jessica. Ndagiye Imana yaduhaye umugisha wo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turimutse n'umuryango, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ku rundi ruhande ni byiza kuko papa w'abana niho amaze igihe ari, ariko kandi birababaje gusiga umuryango, inshuti, abavandimwe, igihugu, abantu warumenyereye. Ayo ni amagambo ya Mucyowera Jessica ubwo yimukiraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mata uyu mwaka, akaba ari nyuma y'uko yari amaze no gukora igitaramo mbaturamugabo yise Restoring Worship Experience cyabaye ku wa 2 Ugushyingo 2025 ikibera muri Camp Kigali. Ku mwanya wa 7 turasanga Christopher Muneza. Hari amakuru y'uko umuhanzi Shafi yagiriye inama abandi bahanzi bagenzi be barimo na Christopher Muneza ko muri Amerika hari imikorere myiza kurusha mu Rwanda, kandi ko baramutse bakoreye hamwe n'ubundi imiziki bayikora, bityo Christopher Muneza akaba yarumvishe ari igitekerezo cyiza. Impamvu yo kumva ko ari inyamibwa nuko bazaba bari kumwe nk'abahanzi bafatanya kwandika, kandi hari na Element akabakorera imiziki, bityo bashobora gukora imiziki ariko banakorera amafaranga mu bindi. Ku mwanya wa 8 turasanga James Daniela. Itsinda ry'abaramyi rya James Daniela ryerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwakira 2024 nyuma yo kubanza gukorera urugendo rw'ivugabutumwa mu bihugu bitandukanye by'i Burayi. Urugendo rwabo muri Amerika rwatangiye rushingiye ku bikorwa by'indirimbo n'ibitaramo binyuranye bari baratumiwemo mu mijyi itandukanye ya Poland na Phoenix muri Endless Worship Concert, aho bafatanyije n'amatsinda yaho nka Holy Worship Music, ndetse bakaza no kwiyambaza itsinda ry'abacuranzi bande ryacuranze muri Rwanda Day. Nyuma yaho ntibongeye kugaruka mu Rwanda, ari byo byakuruye impaka ko baba barimutse, biza kwemezwa na James wavuze ko nubwo u Rwanda ari mu rugo bafashe icyemezo cyo kuguma muri Amerika mu rwego rwo gushakisha amahirwe yagutse y'ubuzima no kwagura ivugabutumwa ryabo rishingiye ku miziki yo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa 9 turasanga Chrisson Sharon. Uyu ngwitwa Chrisson Ndasingwa nyuma yo gukora ubukwe bwabaye
mu ibanga rikomeye cyane. Abaramyi Christian Ndasingwa na Sharon n'umugore we berekeje ku mugabane w'Uburayi aho bagiye gukorera ibitaramo ariko ntibagaruka. Amakuru ahamya ko uyu mugabo n'umugore we bari mu Bubiligi, akaba ariho bazakomereza umurimo wabo w'ivuga butumwa rinyuze mu ndirimbo. Ku mwanya wa 10 turasanga Patient Bizimana. Patient Bizimana ni umuhanzi wamamaye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda, azwi cyane ku ndirimbo nka Andyohera, Iyo Neza na Ikimenyetso, no mu bitaramo ngarukamwaka yateguraga byitwa Easter Celebration mu Kwakira 2022 nibwo Patient Bizimana yimukiye muri Amerika, asanzeyo umugore we Gentil Uwera Karamira. Si aba bahanzi nyarwanda bonyine bamaze kwimukira mu mahanga, ahubwo urutonde ni rurerure. Mu bamazeyo igihe kirekire harimo Kavutse Olivier utuye muri Canada n'umuryango we, Richard Nikingendahayo umaze imyaka myinshi atuye muri Amerika, Nirere Chanel utuye muri Afrika y'Epfo, Alpha Rwirangira utuye muri Canada, Serge Iyamuremye utuye muri Amerika, Ivry utuye muri Canada, Stella Manishimwe uri muri Amerika, Deo Munyakazi uri muri Canada, Sahiri uri muri Amerika, The Blessed Sisters batuye i Burayi, Bright Patrick uba muri Canada n'abandi. Byari byo, dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.